za Communauté ya Emmanuel mu Rwanda turabasuhuje. Nkuko musanzwe mubimenyeye muri iyi minsi tugenda tubagezaho ibiganiro bitandukanye ku rubuga rwacu rwa YouTube. Kuri uyu munsi tugiye kugaruka cyane ku munsi mukuru wa Saint Valentin mu rubyiruko. Ni uruhererekane rw'ibiganiro bitandukanye tuzagenda tubagezaho, dufite abantu batandukanye, ubuhamya ndetse n'ibiganiro bidufasha kubaho neza urukundo nk'abajene ariko b'abakristo. Uyu munsi turahera ku kiganiro gitangira kigira kiti ese kwizihiza urukundo, kwizihiza Saint Valentin muri iki gihe hari ibibazo bitandukanye, icyorezo, ubushomeri mu rubyiruko ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye, birashoboka? Ese urukundo rurashoboka? Dufite abatumirwa batandukanye, ngewe ugiye kubafasha muri iki kiganiro ndi Justine w'amahoro, ariko dufite n'abandi bagiye kudufasha, harimo abashakanye, harimo n'urubyiruko, kugira ngo tuze kumva neza koko niba ingaruka z'ubuzima tubayeho muri iki gihe zakagombye kutubuza kubaho urukundo, twizihiza umunsi mukuru wa Saint Valentin. Turabaha ikaze, mwatwibwira. Amazina yanjye ni Noella Kayitesi, nkaba ndi umujene muri Communauté ya Emmanuel. Yego, nanjye nitwa Regis Rwirangira, ndi kumwe n'uwo twashakanye. Nitwa Marine Kezugabinema. Natwe rero turi urugo ruba muri Communauté ya Emmanuel, twishimiye kuba hano. Nanjye nitwa Izeneza Clement, abandi fiancé. Warita umubyeyi. Turi mu rugendo kuko nabibabwiye twitegura kwinjira. Nk'uko mubibonye muri iki kiganiro cyacu dufite abantu batandukanye bari budufashe kubaho neza insanganyamatsiko yacu, abajene, abashakanye ndetse n'abakiri mu rugendo rwo kugira ngo bazabane. Ariko ikibazo cya mbere twatangiriraho nk'uko twakomeje tubivuga, turi kwizihiza Saint Valentin 2021, hari icyorezo cya coronavirus cyateye ibibazo bitandukanye ndetse hari n'ibindi bibazo urubyiruko rufite muri iki gihe. Twatangira tubaza Regis na Nikeze, ese kwizihiza Saint Valentin muri iki gihe birashoboka nubwo hari ibibazo bigiye bitandukanye? Urakoze. Ubundi yaba ari twe tugusaba nk'abashakanye, tuba twanabanje no kugusaba ngo tunasenge dushimire Imana, kubera yuko kwizihiza Saint Valentin mu by'ukuri ni ukwizihiza urukundo, kandi urukundo aho ruva rukagera, uko rwaba rusa uko ariko kose, iforomo rwaba rufite ruva ku Mana. Imana niyo rukundo ruzima. Imana kandi ica mu bihe byose uko bitandukanye. Muri iki gihe rero by'umwihariko ntabwo kwizihiza Saint Valentin byapfuye, kuko Imana nayo itapfuye. Ni ibyishimo rero byo kuba twakwizihiza Saint Valentin, twizihiza urukundo. Bavandimwe, tunibuka cyane ko icyo twizihiza uru rukundo ari rwa rundi rwatumye umugabo aremerwa umugore. Imana ikaba yari yamuhaye byose, ariko akumva bitamuhagije. Ubwo nyine nicyo gituma bariya bazarushinga, n'impamvu nanjye narushinze. Imana ikabishima, igashima icyo cyifuzo cya muntu, icyo cyifuzo cy'umugabo, igishima ivuga iti nibyo koko urukundo soko yanjye nduhaye umugisha. Nuko rero Adamu aremerwa Eva. Urukundo twarushimira Imana igihe n'imburagihe, kubera ko muribuka ko Yezu Kristo ubwe yavutse mu rukundo. Hagati ya Yosefu na Mariya niho yarerewe. Byari gushoboka yuko avukira ahantu hasanzwe, akaza rwose ari nk'umusore utazi aho turutse. Byari gushoboka, Imana yari kubidusobanurira nk'uko twemera n'ibindi. Ariko yashatse kutwereka yuko mu rugo, mu ibanga ry'urukundo rw'abashakanye, nubwo Yosefu na Mariya bafite ubundi buryo babanaga, ariko ni urugo. Rwa rukundo n'ubundi Yezu Kristo azageraho akanatwigisha, akatubwira ati mu mategeko yose
iriruta ayandi ni urukundo. Ubu rero mu gihe nk'iki ngiki ndetse n'ibindi bihe bizabaho kugeza isi igihe izarangirira, igihe cyose tubonye amahirwe yo kwizihiza icyitwa urukundo, tuba twizihiza Imana, kandi biba ari ibyishimo kuri buri wese, cyane cyane ku bakundana birumvikana. Ikindi wenda nakongeraho nk'uko mwari mubibajije, uyu munsi wa Saint Valentin koko tugiye kwizihiza mu bihe bikomeye, ariko twumva uninjira neza mu gisobanuro cy'uyu munsi nyamukuru, kuko nk'uko mubizi umunsi wa Saint Valentin cyangwa mutagatifu Valentin twizihiza, ni umutagatifu wahamije ko urukundo rushoboka kandi rugomba no gushyigikirwa mu bihe bikomeye. Mubaza amateka ya Saint Valentin muzi ko yari uwihaye Imana, ariko abantu bakaba barabuzwaga gusezerana mu gihe cyari kiriho cy'intambara, ariko we arashikama yemera yuko urukundo rutagira ikirubangamira kugeza atanze ubuzima bwe. Bivuga rero ko natwe mu bihe byose bidukomereye cyangwa bitugoye, nta kindi kintu cyagombye gutuma umugambi w'urukundo ubangamirwa, ibibazo uko byaba bingana kose. Ikindi twakongeraho wenda nuko mu mateka atandukanye y'abakristu, muzi abakobwa bari bato cyane bakaba mu gihe cy'abakristu ba mbere bagasaba gutatira ubukristu bwabo, kwitanga cyangwa se gusambana kugira ngo baronke ubuzima bwabo cyangwa bayigurana ubuzima bwabo, ariko muri ibyo bihe byose babaye indahemuka. Bivuga rero ngo ibihe bikomeye ntibituma tugomba gucuyura urukundo rwacu, ntibituma tugomba kurekura urukundo rwacu, ahubwo urukundo tugomba kururwanirira, tugomba kururwanaho, rugomba kuza mu mwanya wa mbere mu bihe byoroshye n'ibikomeye. Twumva rero muri Saint Valentin ari umwanya mwiza wo guhamya ngo urukundo rwanjye nawe ntirugomba gucuyurwa n'aya mateka, urukundo ngomba kugira Imana ntirugomba gucuyurwa n'ibihe bikomeye. Regis abivuzeho, muza amateka Yosefu na Mariya mu bihe bikomeye, urukundo rwabo bagerageje gukomeza barusigasira, haba igihe Yosefu yari abwiwe amateka atari meza kuri Mariya, yagerageje gukomeza kwibaza ngo ni gute nakomeza kumugaragariza urukundo namwemereye. Igihe bageze mu bihe bikomeye akabwirwa guhunga Mariya kuri we, Yosefu yakomeje kuguma kuri ya nshingano ze, wa mukoro wo gukunda mu buryo bwimbitse. Twumva rero urukundo rurashoboka muri iki gihe gikomeye cya Saint Valentin, ni na ngombwa muri iki gihe cya Saint Valentin n'ubwo bwose turi mu bibazo bikomeye. Abavandimwe bacu barakoze Miteze na Regis, murakomeza kumva muri uruhererekane rw'ibiganiro turi bugende dukora, mwumvamo mutagatifu Yosefu nk'umutagatifu Kiliziya yirageje muri uyu mwaka wa 2021. Turakomeza kumwigiraho ibyiza byinshi byadufasha kubaho mu bujene bwacu. Dufite abavandimwe Rita na Clement batubwiye ko bari mu rugendo bitegura kurushinga, hamwe mubaho urwo rukundo muri ibi bitoroshye. Urukundo murufata gute? Urukundo ni iki kuri mwebwe? Yego, murakoze. Navuga ko urukundo mbere na mbere nabanza kuvuga nko mu buryo bw'icyo ruduha. Urukundo ni ibyishimo, ni ikintu navuga ko kidufasha kwishima kubaho mu buzima turimo. Noneho by'umwihariko nk'uko turi gutegura ubukwe, turi kwitegura kwinjira mu muhamagaro, urukundo rero bidufasha kureba koko uwo muhamagarirwa turimo guhamagarirwa kujyamo ni iki tuzawukuramo, ese ni gute duhamagarirwa kubaho, ese Imana ijya kurema urukundo hagati y'umusore n'inkumi ni iyihe ntego yari ifite kuri twebwe. Noneho ubwo buryo rero bwo kumva yuko Imana mbere na mbere iduhamagarira gukunda, nibyo bidufasha kumva ngo turiho gutera urukundo rwacu. Navuga ko rero urukundo natwe tururimo, turwishimyemo. Yego. Clement, uri umukunzi wa Rita, tuzi hanze ahangaha uburyo urukundo rufatwa mu bajene bitegura kurushinga, cyangwa se hari n'abafata urukundo nk'ikintu cyo kwishimisha, urukundo rutagira intego. Nkawe ujya gukunda Rita, urwo rukundo warwumva gute nk'abajene? Se wumvaga icyerekezo cyarwo ari uruhe? Ni urukundo rw'Imana? Ni urukundo rumeze rute nk'umujene turisanisha n'isi turimo y'ubungubu? Kuko urukundo ruri gufatwa mu ngeso mbi. Ndagukunda kuko nkukurikiye nk'iki, ndagukunda kuko nkusaba ngo dukore ibyaha. Ese urukundo kuri wowe nk'umujene ukunda Rita
urufata ute? Ikibazo ubajije kandi urakoze cyane gukomoza ku ijambo bise icyerekezo. Urambabarira ngiye gukoresha ijambo ry'igifaransa bita objectif. Dutangira kwibaza ese ni iyihe ntego dufite, turajya hehe? Noneho bidufasha gusobanura icyo kibazo kuko ubajije kwibaza ese ko twinjiye muri urwo rukundo ese tuzabyitwaramo dute, ni dushobora gukora bishobora kudushyigikira muri uru rugendo turimo kugira ngo tuzagere kuri iyo objectif. Yego, ni byiza ko mudusobanuriye yuko wowe na Rita mujya gukundana mwicaye mukavuga muti icyerekezo cy'urukundo rwacu ni iki, ariko turi hano tubariza umujene uri kubakurikira, ese ni ihe nama mwamugira kugira ngo urukundo rwe rube ari urukundo rufite icyerekezo? Kuko tubona hanze aha urukundo ruvamo ibyaha bigiye bitandukanye kandi bikitwa urukundo. Ni iki mwambwira umujene ku cyerekezo yakagombye gufata cy'urukundo nyarwo? urakoze cyane. Navuga ko mu gutangira mufite urwo rukundo rufite icyerekezo, rufite intego, hari ibibazo namwe se n'ubuzima busanzwe. Twebwe twabonye ikintu basiyoneri byadufashije ni ukwibaza ese ni izihe limite zacu. Nubwo dutangiye urugendo, ese ni hehe dushobora kugera muri iki gihe turi muri fiyansaye, ni hehe tudashobora kugera? Noneho tuba dutandukanye, harimo no kuganira twibaza, nkamenya rituwari, nkamenya uko ngomba kwitwara kuri Rita, nawe nkeka ko ari uko nguko, nawe akamenya uko agomba kwitwara kuri njyewe. Bityo gusa icyo nagarukaho ni uko nubwo mwavuze muti kugana ahangaha ntabwo bibabuza guhura n'inkomyi. Guhura n'inkomyi rero ibibazo bituma murushaho kuganira, ukibaza mufite ko duhuye n'iki kibazo tubigenze gute. Navuga rero ko mu bintu byadufashije cyane harimo icyo navuze bwa mbere cyo kumenya iyo ntego, noneho n'abavandimwe bari baturi hafi, tukamenya abavandimwe batuganiriza bakatugira inama, mukora umwiherero, hari ishuri ry'abitegura gushyingirwa mushobora kurikora, ibintu nk'ibyo ngibyo, bityo bikadufasha kugenda turushaho gukura. Hano mu kiganiro cyacu dufite n'umujene Noella, nakubaza nti kuri wowe urukundo ni iki nk'umujene w'umukobwa? ese urukundo urutekereza nk'iki? ubu rutegereje iki? urakoze cyane. nka meaning y'urukundo kuri njyewe, muri makeya urukundo ni urukundo. Ntagiye kure rero, nunze mu bya bagenzi banjye kuba fiyanse nyine hariya kuri Rita yigeze kuvugaho ngo urukundo nta kintu umuntu abitegerezaho usibye ibyishimo. Umuntu yishimira kumva afunzwe kandi nawe agakunda. Ni uko nguko mbyumva. ese mu gukunda cyangwa gutekereza ko hari uwo mwakundana, hari kiriteri ugenderaho cyangwa uravuga ngo ni ugushaka kw'Imana? Kuko icyo kibazo nkikubajije kubera ko muri iki gihe dusigaye tugendera ku bibonereshwa n'amaso aho kugira ngo tugendere ku mutima. ese wowe aho ngaho ubyumva ute? Yego, urakoze. Muri makeya ndumva nk'uko utangiye ubibaza, nta kintu kitagira criterias. Ni ukuvuga rero criterias umuntu aba azifite, umuntu akibaza akavuga se njyewe ninjya guhitamo uwo nakundana nawe nashingira kuki? Rero buri muntu wese aba afite icyo ashingiraho, ku muntu yumva yakunda no ku muntu yumva yahuza nawe.
rero ibintu byose nk'uko wabivuze urabisabira, ugasabira n'uwo wumva yuko mwakomezanya urugendo. Hari ibyo ushobora gushingiraho, urugero ukavuga ngo umuntu muhuje ukwemera se, umuntu ushobora kuba kumva, umuntu mbese njya mbyumva cyane no ku bandi bantu turi muri generation imwe, ugasanga aravuga ngo umuntu utari umunebwe, umuntu w'umukozi. Rero nk'uko wari ubibajije byo, umuntu ntabwo ajya abura uko ahera ahitamo ndetse anafata decision ku muntu yumva bakomezanya urugendo rwo gukundana. Turakomereza ikiganiro cyacu ku babyeyi bacu Regis na Nikeze, muragerageza kutugira inama nk'abajene, muri hanze aha muri kubona uko urubyiruko rwitwara, uburyo rufata imibiri yarwo, imyumvire yabo. Ni hehe mwahera mutugira inama cyangwa se mugira ngo cya cyerekezo twatangiye cyo kuvuga ngo tugire urukundo ruhamye nk'ababyeyi, ni ibiki abajene bagombye kugendera mu rukundo rwabo? Aho ngaho ndashaka kugaruka ibintu biri pratique bakagombye gukora n'ibyo batakagombye gukora kuko batabyemerewe. Muri ababyeyi muragenda mudufasha munatugira n'inama. Urakoze. Ikintu cy'ingenzi twavuga tuti turi bubabwire, turi bubagire inama, nakivuga nko mu ijambo rimwe mbabwira ngo nimwishime kandi munezerwe, nimugaruke mu rugo. Mbese urubyiruko twebwe iyo turureba turubona nk'umwana w'ibwami, sibyo, wateganyirijwe byinshi byiza, nk'umwana w'umwami akaba akwiye kubaho yishimye ko yateganyirijwe byinshi. Icyo rero twakivugira iki? Twakivugira yuko ibi byishimo abavandimwe bagarukaho ari byo ngaruka z'urukundo mu by'ukuri byaremwe n'Imana. Iyi ni project y'Imana kugira ngo umuntu agere ku byishimo. Inama rero twajya ni uko abantu bagaruka, cyane cyane ubwo urubyiruko, natwe ariko waba yaratannye uwo ari we wese, bagaruka mu kwishimira yuko Imana yaduteganyirije ibyishimo, ibyishimo bica muri urwo rukundo. Kimwe rero mu bituma tutaba abana mu rugo ngo twishimire ibyo twagaburiwe ku meza, ni ukutibuka umuntu icyo ari cyo. Umuntu agatana abaho cyangwa se atekereza cyangwa yitwara bitandukanye n'uko Imana yamwifuje. Urukundo Imana yifuje rugizwe n'umugabo n'umugore, umusore, inkumi, yabanje kurema muntu. Uwo muntu ukunda undi amukunda nk'umuntu wuzuye, amwiha nk'umuntu wuzuye. Umuvandimwe wavuze ati kwakira gukunda no gukundwa bigomba kuba umuntu yuzuye. Umuntu wuzuye rero ni umuntu umeze uti. Imana uko yaturemye, mu bahanga bize ibyo kumenya umuntu, ariko nawe ubishishojeho nyine urabibona, umuntu yaremwe atari iki cy'inyuma gusa, ku buryo natekereza ngo Imana yifuje ko dukundana, ubwo ni umubiri ukundana n'undi mubiri. Oya, umuntu ntagizwe n'umubiri gusa. Umuntu acishirije yavuga ko agizwe n'umubiri, agizwe n'ubwenge, agizwe n'amarangamutima, agizwe no kwifuza kubana, gutunganira Imana. Ari byo umuntu yavuga ati agizwe n'agace ka roho gatuma ahura n'Imana. Ibyo bice byose rero bigize umuntu nibyo bituma abakundanye bahura bagasabana muri ibyo bice byose. Inama rero twagira urubyiruko ni uko muri ibyo bice nta gikwiye gusigara mu gihe umuntu akunze undi cyangwa yakiriye urukundo. Ubwo ndibuka rimwe twebwe ahantu twahuriye, nkimubona bwa mbere, twari turangije forum de jeune ya Communauté Emmanuel kuri Sainte Famille, ngiye kubona mbona umukobwa uri gukoropa, hari ukuntu agatima wumva ngo po. Noneho ubwo nyine bari umubiri, ukareba inyuma, ukareba iki, umubiri
ugakunda undi mubiri ukamurebesha ijisho sibyo. Ariko noneho hakaza n'ikindi gice kigomba kugeraho uvuga uti mu bwenge harya uyu mukobwa ni uwahe, ko naje kumenya iwabo, naje kumenya iki, noneho hagera igihe cyo kumukunda, ubwo ni amarangamutima no kwifuza kuba namukumbura, kuba ibintu nk'ibyo ngibyo. None ariko n'igihe cyo gusenga, cyo kubisabira, ubwo wowe wese rero ni wowe winjira muri icyo gikorwa. Urubyiruko twarugira inama yo kugira ngo umusore niba agabye icyo gitero gitagatifu cy'urukundo agende wese, ntajyane umubiri sibyo, bavuga ati njyanye umubiri we, ntajyane roho ngo avuga ati we ati rwose nzamusabira rwose mu kiliziya, oya gusa ntajyane amarangamutima kwa kundi ujya wumva ukumva nk'umukobwa ati yese ko yambwiye ko nkunda nta kundi nabigenza, nta gutekereza, nta kugira gute. Ajyane n'ubwenge. Ntabwo ari bibi gushyiramo ubwenge. Ese uyu muntu ko dukundana muri iki gihe turabyitwaramo dute, ese ko twifuza kurushinga dufite izihe ngamba zituma turushinga, ese ko mama arwaye, ko papa arwaye, ni igihe cyiza se cyo kurushinga, gushyiramo ubwenge mu byo dukora. Ubwo rero nyine Kiliziya inatwigisha yuko umuntu mu bumwe bwe bwose akwiye kuba yuzuye mu gihe akora icyo ahamagariwe na Yezu Kristo. Nyine mu gusoza icyo warumbajije tunabibona no kuri Yozefu, ntabwo yatwawe gusa n'amarangamutima ati umukobwa nari nisabiye we, umukobwa nari nisabiye dore Imana iramutwaye sibyo. Ariko mu kwinjira mu muhamagaro we habayeho no kubaza roho, ese Imana yirashaka iki? Natwe tugahora twibaza muri ibyo bice byose, ese Imana yirashaka iki? Amarangamutima yanjye se yarashaka iki? Umubiri wanjye se urashaka iki? Bikarinda rero urubyiruko kwinjira mu byatuma kimwe kibangamira ikindi, ahubwo umuntu akagenda mu bumwe bwe bwuzuye, yinjira mu rukundo, mu gukunda no mu gukundwa. Icyo wenda nakongeraho Regis arakoze ni uko muri icyo gihe uri gukoresha ibyo bice bitandukanye bigize umubiri, ugomba kwibaza ngo ni mu kihe cyiciro ngezeho, ni iki ngomba kurekura ku ruhe rugero. Kuko hari igihe rimwe na rimwe wenda abakobwa nitwe tuba dufite umutima woroshye, hari igihe bwite kugira ngo ngaragarize umuhungu ko mukunda, reka mwihe wese nkoresheje igice cyanjye cy'umubiri kugira ngo mwemeze ko mukunda. Kuko twavuze ngo ubyinjiremo wese, nukumenya ngo tugeze mu kihe cyiciro cy'urukundo, kuko ibyo bice by'umubiri bifite n'uburyo kimwe kivuguruza ikindi, kandi bigakora ku buryo butandukanye hagati y'umukobwa n'umuhungu. Ukaba wasanga nk'umuhungu yihutira cyane gushimisha cyangwa guha ibyishimo igice cy'umubiri, ugasanga umukobwa we arashaka cyane gushimisha ibigize amarangamutima ye. Ibyo bintu rero mugomba kumenya n'itandukanyirizo riri hagati y'ibyo bice bibiri tuba dufite, cyangwa hagati y'umukobwa n'umuhungu, kugira ngo mumenye uburyo mufatanya hatagira umugusha undi. Rero bigatuma wibaza nko mu rubyiruko cyane cyane, ni hehe ngeze mu rukundo, ni iki nemerewe, ni iki ntemerewe, ni iki twemerewe, ni iki tutemerewe. Njya mbibona cyane, hari amafilime kera twarebaga tukiri abana, ugasanga nk'umuzungu akubise umugabo gutya, ibitabo biraguye, yabiterura agahita amusoma. Nibazaga rwose yego ni coup de foudre, birashoboka, ntabwo twabitera umugeri, ariko se niba uhuye n'umuntu umunsi wa mbere nk'uko Regis yambonye akabona nakubye amapantaro ndi gukoropa, yari kuza agahita angwamo nanjye nkirekura. Ntabwo hari igihe nawe wibaza uti ese tugeze mu kihe cyiciro cy'urukundo, mu bijyanye n'umubiri ndarekura iki, mu bijyanye na roho ndarekura iki, mu bijyanye n'abyiyumviro ndarekura iki, ubwenge bwanjye burambwira iki. Ntabwo byose uvuga ngo ndirekura icyarimwe. Uhera ku bashakanye, kuvuga ngo nk'abashakanye twe twiyemerewe kwitanga wese, n'umubiri n'imbaraga zanjye zose ngomba kuzishyira muri urwo rukundo. Umujene rero agitangira nk'uko abaklema babitubwiye na Rita, ugomba kwibaza ngo ngewe uru rukundo rwanjye rugeze ku ihe etape. Iyi etape turimo dufite iyo objectif. Uko mugenda mujya imbere rero mukagenda byose mubikorera ubusesenguzi, mukavuga muti tugeze ku cyiciro cyo kumenyana byimbitse, mukiha uwo mwanya. Tugeze mu cyiciro cyo kubibwira bye, mukiha uwo mwanya. Yego hari ibigihe biba bito cyane bitewe n'imbaraga z'urukundo, nta nubwo
twajya gutera amabuye abantu wenda uvuga uti bakundanye ejo bundi none barabanye ntabwo ibyo twabyinjiramo, ariko ni ukuvuga ngo tugeze mu kihe cyiciro muri bya bice bigize umuntu, nihe tugomba kugarukira, nihe tutagomba kurenga. Kumva rero urubyiruko icyo twarwifuriza n'inama twabagira ni ukunyurwa n'urukundo, ariko bakarubona nka proje y'igihe kirambye. Iyo wakoze fondasiyo nabi mu rukundo mugitangira ugasenyagura za nkingi zigize umuntu, biragora ko mu gihe cya proje iri imbere uzubaka inzu cyangwa uzubaka umushinga w'urukundo ugere kure. Bisaba ko mugira fondasiyo nziza isegasira bya bice byose uko ari bine yatubwiye bigize umuntu, kugira ngo mu gihe kirambye muzabashe kumeza kubisigasira, cyane ko nk'abagira umuhamagaro uwo ari wo wose, waba wabashakanye, waba wo kwiha Imana, byose ukenera nanone kubitanga mu kindi cyiciro cyangwa mu yindi generation cyangwa mu yindi generation. Bisaba rero ko byose bisigasira kugira ngo nawe uzabitange bigifite ireme. Akantu gato ariko tutavuze muri ibi bice ni byiza cyane cyane nko ku Banyarwanda kujya twibuka buri gihe ko Imana yifuje muntu ko anavukira mu muco. Tubibona Bibiliya bitwereka mu iremwa ryose turabibona, ariko no mu cyitegererezo ndengakamere ari we Yezu Kristo tubona ko avukira mu muco runaka, sibyo? Rero no muri uku gukundana, muri uku kwakira ibice bigize umubiri mu gukunda no gukundwa, twanajya n'inama ku rubyiruko ko bajya bibuka kandi bakakira mu byishimo ko baremewe mu muco runaka. Ntabwo mbasubiza inyuma ngo mvuge ngo ntibatere imbere, umuco urakura, n'ibyo birumvikana, ariko habaho no kubaho kinyarwanda na kinyarwandakazi. Umuntu mbese akishimira, mbese ntabwo nyihurana n'ikeze, ntabwo nahise ako kanya mushyira mama wanjye, ako kanya mubwire nti hari umukobwa twahuye dusigaye dukura. Hari uko Abanyarwanda babigenza. Muri uko kwakira ibyishimo umuntu yagenewe, habaho no kureba ngo mu muco w'iwacu bigenda biti. Nabyo biri mu bigeza mu byishimo, kandi ni byiza kuko nyine niho Imana ibikwifuza. Abavandimwe barakoze, Regis na Nikeza. Tugikomeza ikiganiro cyacu, turi kugira ngo dusobanukirwe nk'abajene, cyane cyane abadukurikiye. Hari abadukurikiye b'abakristu, hari abandi babifata uko nguko nyine, bumva ko Imana yareko, ntibumve yuko indangagaciro za gikristu zo kudakora ibyaha, zo kubaho ubuzima bwiza bushyitse, bakumva ko atari ibyabo ahubwo bagomba kugendana n'iterambere. Dukomereje ku bavandimwe Clement na Rita, twagira ngo muduhe ingero zifatika z'uburyo umwe kuri undi agaragarizanya urukundo kuri mugenzi we kandi nta cyaha kibaye. Aha ngaha nakora nk'urugero, wenda nk'ikibazo nshaka kubaza Rita ni Rita yakumbuye Clement bigenza ati, kuko muri iki gihe hari abajene bumva yuko niba nkumbuye mugenzi wanjye ndajya kumusura, dukora ibyo dukora, tujye mu byaha. Ariko nk'abakristo twamaze kubona ko urukundo ari rwiza kandi ruryoshye mu gihe turi abakristo. Ese mubigenza mute? Murakoze kuri icyo kibazo cyiza mumbajije. Navuga yuko koko turi abantu mbere na mbere, kandi koko turakundana. Rero nk'abantu bakundana, hari uburyo nk'uko mugenzi wacu Regis yakomeje abisobanura, hari uburyo tugomba gukoresha buri gice cyose cy'umubiri. Donc ndamukumbuye, yego, umutima wanjye uri kumva umukumbuye, noneho hari icyo ngomba kumuha gishobora kumushimisha, hari n'uko umubiri wanjye ushobora kumwiyumvamo. Noneho rero icyo navuga ku kigendanye n'icyo ngicyo cyo kuba navuga ngo ndamusura cyangwa se impano namuha, njye nagaruka kuri icyo kintu cyo gusurana cyane. Akenshi iyo tuvuze kugusurana, tuba tureba ese nk'abantu nimusura mbere na mbere abahehe, ndabanza mbitekerezeho, abahehe, abana nande, ese nimusura nshobora guhura n'iki, objective toujours tugaruke kuri ya ntego, intego mfite kumusura ni iyi. Ni ukuvuga ngo nimba mu mutwanjye harimo kumusura tugatembera, nshobora kutamusurira mu rugo tukavuga uyu munsi turakora match tube turi kumwe, dushobora kuvuga tuti hari ikintu dushaka kuganiraho n'urugero, ako se tukiganirire hehe mu buhe buryo. Ibyo byose tukabitekereza. Rero navuga ko iyo ngiye kuri icyo kintu cyo gukumbura, mbanza kumva
nimba amarangamutima nifitemo ashobora kungusha mu ntege nkeya by'umwihariko z'umubiri, ngerageza kuvuga nti kugira ngo ntagwa, donc ngaruka tujuru kuri ya ntego mfite. Intego dufite njye na Clement ni intego yo kubana gute. Twahisemo kubana yego nk'abakundana ariko nk'umusore n'inkumi, ntabwo turabamariye, turacyari nk'umusore n'inkumi. Urwo rugendo rero turimo hari ibyo tugomba kurimika hagati yacu kugira ngo turusheho kubahana no kuba twabahana ibyo byishimo ariko mu buryo buboneye. Ubwo rero icyo navuga nge iyo ntekereje kujya kumusura cyangwa kumuha impano, mbanza kureba ABCD niki kiri bukurikireho. Nindamuka ngiye kumusura icyo nateguye nicyo kiri bubeho cyangwa nshobora guhura n'ikindi ntateguye. None ibyo ngibyo bikaba bishobora gutuma twakeya ubundi buryo bwo gusurana cyangwa bwo guhana impano. Ikindi kintu navuga cyo ku kigendanye n'ibyishimo hagati y'abakundana, njye nemera yuko ibyishimo ntabwo ari mpaka nshimisha umubiri. Ibishimisha umubiri ni byinshi. Ashobora kuma, tuvuge urugero, reka mbigaruke gato, nko ku mpano akunda kuma ikanshimisha. Ashobora nko hari ubwo abitegura, nkunda ukuntu nyine ategura nk'udukado dutoya tworoheje turi simple tutanamuhenze cyane, ugasanga wenda yanteguriye nk'agakoresho nkeneye, akaba yabibonaga ugasanga wenda nguriye nk'umutaka n'urugero, cyangwa se azi yuko nari nkeneye nk'akajenda ko kwandikamo, aguze nka 500 akakanzanira. Biranshimisha cyane kuko mbona yuko azirikana yuko kakandi koko nari ngakeneye kandi hari cyo kanyunguraho. Rero njye mpamya ko impano ntabwo ari ngombwa ngo dutange ibihambaye. Mu bihambaye ndashyiramo na wa mubiri wanjye. Ntabwo intego dufite ari yuko angusha muri cyaha nanjye nkamugusha muri cyaha. Ariko rero iyo twazirikanye ko turi abanyantege nkeya, bidufasha mbega kumenya ngo duce mu zihe nzira tutagwa muri wa mutego, kuko abantu bose turi abantu. Nimba rero turi abantu ariko bafite intego, tubanze turebe intego dufitanye n'iyi. Ese Clement nk'impano Imana yampaye kano kanya ngo tube kumwe mu rukundo, ejo bibaye ko ngombwa ko Imana itubwira ko tutari bukomezanye, twatandukana gute? Ya mpano ntabwo naba narayigushije cyangwa narayanduje, ese ntabwo yaba yarangushije cyangwa yaranyanduje. Noneho izo ntego dufite rero zikaba zadufasha kuvuga ati dukundane dute, ndamuha ibyishimo gute, akaba azi ngo ritakunda umuntu umuhakeya kumpamagara akambaza uko naramutse uko niriwe. Ibyo bikaba bihagije, akabibando uyu munsi nkirirwa nishimye, nanjye nkamenya ngo ikimushimishije ni ikihe, nakimuteganyiriza gute. Nawe gutyo sinumve ko ari we wenyine ugomba kumpamagara, nanjye nshobora kumuhamagara nkamubwira se waramutse gute, akazi byagenze gute. Donc nimba nari nzi ko ari nk'akantu kamuteye stress, nkaba nshobora kumubwira ntihumura, ndamubwira humura, nta n'igisubizo ndarumaruma ndi kumuha, ariko iryo jambo rikaba rishobora kumuha courage kuva ko atari wenyine. Njyewe numva ari bwo buryo twagerageza nabwo twe dukoresha by'umwihariko bwo kumwerekamo ko mukunda, muri hafi. Izo mpano yego zikaboneka, ariko impano nyine ngewe agomba kunsaba wa munsi nugera nibwo iyo mpano yindi izaboneka, tukaba dushobora kubitwara muri ubwo buryo tugakomeza urugendo rwacu. Twari duteganya ko igihe bibaye ngombwa yuko duhindura icyerekezo, tuza gukomeza kuba tukiri mu murongo twishimiye. Clement itamaze kutubwira ibyo mukoresha kugira ngo mugaragarizanye urukundo mu buryo bwiza buboneye, ariko nk'uko twakomeje gukora kino kiganiro, kuko twagiye tubyiga, umusore ashimishwa n'icyo abona, akaba yakururwa nacyo ku buryo bworoshye. Bya bindi by'ubwenge batubwiye bikaba byagenda. Ese nk'umukristu ushobora no uwo umubiri ushobora kuba wumva hari icyo wifuje, ubigenza kuko hanze ngaha baba bavuga ngo ntabwo bishoboka. Nyine umuntu agomba kwishimisha, cyane cyane abasore mugihangana, ariko abasore baba bumva yuko nyine niba ari ibyo ngibyo, niba umubiri uvuze iki uravuga iki. Ariko nk'umusore w'umukristu hari ubutumwa bukomeye ushobora guha abasore, bakajya bumva yuko nabo ari byiza kubaho urukundo kandi bakoresha imibiri yabo neza. Bambabarira njyewe nafata Imana turacyari mu rugendo, ndababwira experience twagize. Navuga ko kugeza ubu ngubu nahamya ko ikize experience twagize nuko urukundo ni ijambo ndi gukoresha ry'ikinyarwanda twarwita nk'umuhanzi. Ni ukuvuga iyo washyize imbere urukundo, kuko abakristo
bemeza ko Imana ni urukundo, urukundo navuga ko urukundo n'ikigo n'Imana sinzi ukuntu nabyifuza, ariko ntekereza ko iyo wiyemeje ukavuga uti ndashaka urukundo, Imana nayo iragufasha ukaba uwo muhanzi, bityo bigatuma utaba wenyine muri rwa rukundo mbega ufitemo intego. Icyo cy'abasore tuvuga natwe twaciye muri adolescence na regisi na nikezi ntekereza ko ariho baciye nuko niho baciye. Ibyo byose umuntu arabyibaza, ukaba wavuga ko se inda n'umukobwa bizashoboka gute tubana umunsi ku wundi ko tutagera ahangaha, ariko ntekereza ko iyo mufite uwo murongo mwihaye, Imana nayo irabafasha. Mbega iyo mwemereye Imana nayo igenda ibaha iyo creativity, ikintu cya creativity, ukaba uwo muhanzi, ukaba wamuha iyo agenda. Ntabwo njya gukunda Rita natekereje ko nakoze liste y'ibintu nzajyamo, ariko ndavuga ni se nko mu minsi ishize twasoje école de finance, ariko ndatekereje se niyo kazi nzamuha. Icyo gihe nta nubwo nari natangiye gukora akazi, nari mfite amafaranga make, turi kwitegura ubukwe, nkumva sifite amafaranga yo kumugurira ikanzu cyangwa se ikintu gihenze nka telefone, ndeba ikintu namuha ndakibura pe. Ariko ntekereza ko twasoje école de finance tugiye kurangiza umwaka wa 2020, ntekereza agenda, umuguriye agenda. Ntabwo nari nzi ko byamushimishije, ariko kumva ko byamushimishije, mbega hari iyo creativity iza mu muntu utaruzi. Ntekereza ko abantu keza bambabarira amavugira, abantu banze imbere ntabwo bazi uwo krema, ariko iyo winjiye muri urwo rukundo hari creativity ugira utarusanzwe. turi kumwe n'umujene nawe wifuza kuzinjira mu muhamagaro, ari mu isi ariko Nyagasani adusaba kuba mu isi ariko tutarabisi. Ni izihe mbogamizi uhura nazo mu rukundo ugenda ugira? Ntabwo nzi aho uko bihagaze, ariko nk'umujene w'umukobwa hari imbogamizi ugenda uhura nazo. urakoze cyane. Usoje uvuga ngo tube mu isi ariko tutari abisi. Rero imbogamizi umuntu ahura nazo mu rukundo nyinshi cyane, ariko ninivuga mereye kuri njyewe ko ntabwo ndi buvuge iby'abandi, njye mfite experience yanjye. Nk'uko abavandimwe banjye bagiye babivuga, hari le couple, hari n'abakiri abafiance, ariko buriya kugira ngo bagere kuri iyi ntambwe hari aho baba barabanje kunyura. Yego, aba ari urugendo rutoroshye, aba ari urugendo rukomeye, ariko nyine hamwe n'Imana bakabona babigezeho. Rero ku ruhande rwanjye imbogamizi za mbere, ntabwo urukundo ni ikintu kigari, ni rugari. Yego, urukundo rero ntabwo ubyuka ngo urwituyemo ako kanya. Ntabwo nzi nikizegeze kuvuga kuri coup de foudre coup de foudre mbizi kera nigeze kubisoma mu bitabo, ariko ubu ngubu nabonye koko iyo coup de foudre yego ishobora kubaho, ariko buriya uyihereza pourcentage ntoya cyane. Ku rukundo rero imbogamizi za mbere umuntu ashobora guhura nazo nuko yanze bikunze ni igikorwa kiba hagati y'abantu babiri. Hari ibyo mushobora kutumvikanaho, ufite principe zawe, nawe afite principe ziwe, ukabona bimwe na bimwe ntabwo mugenda mubihuza. Yego, ukabona koko kugira ngo winjire mu kintu maze ukibabariremo, ugahitamo gufata umwanzuro wawe ukarekura. Rero ntabwo navuga ku mbogamizi nyinshi cyane umuntu agenda ahura nazo, ariko ko zirahari. Ikintu cya mbere ni uko hatabaho ubwumvikane hagati y'abantu babiri, ukabona rimwe na rimwe hari ikiri kukugora ndetse nawe kikamugora, ariko ntibiba bivuze yuko hari umuntu ushobora nko kuba wahura nawe mufite ibyo mwumvikanyeho, mufite ibyo muri kuzuzanyaho, ariko ko mugahuza namwe mukaba mwagira icyemezo runaka mufata, mugatangira urugendo nk'uko bagenzi banjye bagiye babikomozaho. Ese urukundo
ubamo cyangwa wifuza kubamo, rwaba rufite isoko mu kuba uri umukristo uzi Imana cyane. ndetse n'izo mbogamizi zikaziraho z'ibyemezo ushobora gufata ubone ko bidahuye cy'uko wowe wenda muri kumwe hari ibyo akubwira kandi bidahuye n'ubukristo bwawe. Yego rwose. Ngendeye ku byo abavandimwe bagiye bavuga, urukundo ni urukundo, ariko hari icyo utemezanyaho n'uwo murimo mukundana muri icyo gihe. Rero bamwe hari igihe definisiyo y'urukundo tugenda tukayangiza, uko urukundo twakarusobanuye, uko urukundo twakarwumvishe muri twebwe, ukabona rimwe na rimwe ntabwo ariko biri kugenda biba. Rero hari abagiye bavuga yuko yego hari ibyo ushingiraho kugira ngo ugire uwo nguwo wumva wifuza, uwo nguwo wumva mushobora guhuza byose, ariko hakaba hari n'ibindi bintu mushobora kuvuga nka limite. Ese turakundanye, yego ni byiza, urukundo ruriho, urukundo ni rwiza, ariko se limite yacu ni hehe nk'abakristo? Ukabona rero rimwe na rimwe kubera intege nkeya z'umuntu ku giti cyiwe, turi abantu tugira intege nkeya, ukabona koko izo mbogamizi uri kugenda uhura nazo. Rero iyo muri abakristo mwembi mufata umwanya mukabisabira, ese turi mu biki, ni gute dushobora kubaho muri uru rukundo kandi tukarubamo neza? Dukomeje ikiganiro cyacu tugana ku musozo, ariko ntabwo twasoza tutarebye iyindi ngingo y'umujene udukurikiye ukurikiye ikiganiro cyacu. Twamaze kubona ibyiza by'urukundo, twamaze kubona mu ntangiriro y'uko hari inzitizi nyinshi ziri mu rukundo mu rubyiruko, haba mu buzima busanzwe ndetse n'ubuzima bw'urubyiruko ku buryo bw'umwihariko. Hari umujene ushobora kumva yuko yatannye ubuzima yabwangije, ariko akumva ko agomba kugarukira Imana mu byo akora byose. Twagira ngo tubaze Regis na Nikeze, uwo mujene mwamugiriye inama yo kumva, nyuma yo kumva ko hari ibibi baciyemo, hari ibibi bakoze, ariko kumva yuko hari icyizere cy'uko ashobora kugira urwo rukundo kandi rukazamugeza mu cyerekezo cyiza Imana itegereje. Yego, utwemere mbere yuko tuvuga kuri icyo twagira inama uwo mujene, wenda twagaruka gato ku ngorane z'urubyiruko kandi zumvikana bagira nk'uko Noella yarabivuze mu rugendo, ingorane z'uko gukundwa kuba muri iyi si tutarabisi. Ikintu twajyamo inama mbere yo kujya kuri icyo kibazo, ni uko abakundana cyangwa se utegereje urukundo bakwiha amahirwe yo gufata ingamba mu buryo bufatika, kubera ko uko umuntu ateye ntabwo bimworoheye kubaho atifuje muri bya bice twakubwiye, tuvuga ngo ubwenge, umubiri, amarangamutima, roho. Buryo umuntu uko ateye, ibyo bintu byose bihora bimureshya kugira ngo abe yabihaza. Ibyo bice byose by'umubiri bihora bifite inyota, niko umuntu ateye. Ni ukuvuga ngo burya n'umuntu udasenga cyangwa utagira gute, ariko burya roho yihora ifite inyota, nubwo atabikubwiza ukuri, ariko ahora yibaza ati ni ayahe mahirwe nagira yampuza n'Imana. Niyo mpamvu nyine iyo ayobye yajya mu kuraguza, burya hari ikintu aba ashaka. No ku mubiri rero nabyo ni ibyo. Inama rero twagira urubyiruko ku nzitizi bahura nazo, ni ugufata ingamba zifatika zituma birinda. Ni ukuvuga ngo niba nzi ko umubiri wanjye numva ndi njyenyine, cyane cyane nko muri ibi bihe bya corona, ndi njyenyine, maze iminsi ntasohoka, niba umubiri wanjye hari ikintu umbwira, nisohoke nkore siporo kugira ngo umubiri unarebe ibyo hanze, ibitekerezo byatangiye kunzamo byo kwifuza umubiri mbyihorere, sibyo? Niba uwo dukundana mbona ikintu gituma akunda kwifuza ko yansaba ko turyamana ari uko tuvuga nijoro ryose,
abajene nyine muganira akavuga ati igihe cya date kirageze. Niba igihe cya date ari mukavugana saa 3 saa 4 saa 5 saa 7 uko kuvugana bigeraho nyine umubiri ukuha, ugeraho nyine nawo ukakugora, si byose ni nk'uwarya nyine ageraho akaba ngunda, ukurya nyine ugeraho ukaba ngunda. Ati bafata ingamba bavuga ati ese dukwiye kujya duhamagarana bigeze hehe, si byo? Niba tuvuze tuti uwo dukundana arangora kubera ko ahora nyifuzaho ibi nibi, niba ndi umukobwa ese iyo ngiye kumusura mba nambaye nte? Hari ugusenga n'ibyo, ariko hari no gufata ingamba zifatika. Iyo ngiye kumusura mba nambaye nte? Ese iyo ngiye kumusura musura mu yahe masaha? Cunga amasaha abantu bose badahari. Nkubaha ahantu turi umusore n'inkumi bakaza bakihugika rwose hariya bakaganira ku manywa y'ihangu, icyo gihe baba bari mu mutekano kurusha ubwo bagenda bakimugika ahantu, kubera ko urukundo rwaremwe n'Imana ni ibyishimo, ntirukwiye guhishwa rero, sibyo? Iyo ruhishwa uba urimo urajya mu bituma nyine ugora umubiri, kuko nyine umubiri urababara, kuko umubiri urifuza, sibyo? Kandi ibyo nta nubwo ari n'abajene gusa, n'umuntu uwo ari we wese. Iyo gufata ingamba ziturinda kuri bya bice byose, ariko ku cyo mukunda kubaza cyane kijyanye n'umubiri, ingamba zifatika zindinda. Ese njyana n'abandi? Ese wenda sinywa inzoga nyinshi zigatuma nibagirwa umubiri wanjye ko guteganya ko na roho hari ikimbwira ko ndi umukristo? Ese wenda ntabwo ntwarwa n'amarangamutima cyane nkayagaburira we? Umuntu akaba azi ko adakunzwe, umuntu wese uzamubwira ko amukunze rwose ari we akayagaburira amarangamutima ati yo arankunda we, kugeza igihe noneho anarekuriye n'ibyo atagomba kurekura. Nicyo hari icyo yongeraho mbere ko dusubiza ku kibazo cya araza kugira icyo anyongereraho kuri bariya bavandimwe icya mbere twabwira urubyiruko tutabahisha ni uko ntibagire ubwoba bw'ibyo ngiye kuvuga, ariko babyakire nk'ukuri. Icyasendereye, icyamenetse, iyo cyamenetse kiba cyamenetse. Ntabwo ubuzima bw'imibereho yo kwitegura ibyishimo Imana iduteganyirije ari ubuzima bwo kuba muri draft. Ntabwo ari bwo buzima bw'Imana. Nzagenda nsambane ninza nzajya kwaka penitensiya nyine Imana izankiza, ntabwo ariko bimeze. Icyambere unfortunately nubwo bibabaje nuko icyaha iyo cyabaye gisiga ingaruka zikomeye. Gisiga ingaruka z'umubiri, umuntu arapfa, umuntu arababara, umuntu abababaje. Ahubwo buriya iyo urubyiruko bavuga ngo uriya ndamwiha kugira ngo kubera ko ndamukunda none ndamwemerera ko turyamana, burya hababayeho kubicurika, kuko ubwo ukunda ntumwemerera ko muryamana, kuko uko umwemerera icyaha uba umuroze, kuko bimusigira icyaha, bimusigira icyasha, bimusiga afite igikomere gikomeye. Ubwo ndavuga igikomere cy'umutima, ntirengagije ko hashobora no kubaho n'izindi ngaruka. Ashobora gutwita inda y'indaro, mushobora kwanduzanya indwara uhereye no kuri corona kuko mwegeranye uhereye no kuri corona, sida n'ibindi. Ababyeyi wa muco twavugaga bakakureba umubyeyi bakajya bacatiye ati umukobwa wawe rega ni rubebe, si byose? Rero icyambere twavuga nuko ni byiza ko bakira ko bakomeretse, ko hari ikintu gikomeye cyabaye mu buzima bwabo kandi gikomeye. Hanyuma rero kiliziya mu nzego zitandukanye habaho uburyo bwo gukira igikomere. Ni byiza gukira igikomere. Ubwo buryo butandukanye, hari ukuba wagisha umuntu inama, hari ukuba wafata icyemezo cyo kuva mu cyo wari urimo, sibyo? Ukavuga uti noneho narindi muri ibi mbivuyemo. Hari ukuba wahindurira ibigare wari urimo wenda ukajya mu bindi. Hari uburyo ni bwinshi, ariko noneho bukanasozwa n'isakaramento ry'imbabazi. Mu isakaramento ry'imbabazi muri kiliziya ni isakaramento ubwaryo, ni isakaramento rikiza. Ni isakaramento rikiza, ridukiza n'ibikomere dufite.
ubwo rero nabagira inama yo kwizera ko Nyagasana tukiri kumwe, ko akibakunda, ariko kwakira ukuri kuko bakomeretse, noneho bakinjira mu nzira yo gukira bahereye mu gufata icyemezo cyo kutabisubira. Kuko nanone ntabwo ubuzima dukunda Imana bugomba kuba nyine umukino, nyine tugomba kugira igihe dufata icyemezo tuti oya ibi mbivuyemo, mfashe indi nzira, ahubwo noneho ninjiye mu nzira yo gukira. Yego, arakoze cyane Regis. Icyo nakongeraho kuri icyo asorejeho ni uko hari igihe nyine wakumva uti byararangiye, narakomeretse, reka nikomerekere. Numva nta muntu wakwemera kubaho ayo mateka, ahubwo igihe Justine yatubazaga ati babigenze bate, ese biyahure, wenda hari n'abakura na deception nyinshi zikajyana nyine no kongeraho n'ibyo bwo gusenyuka k'umubiri, ugasanga umuntu abitwaye mu buryo bumuremereye cyane, akaba yanibagirwa ko Imana imukunda inahari ngo imwomore. Icyo rero njye numva nakongera gushimangira ku byo Regis afite, ni muhumure, ariko muhumure namwe mushaka kwihumuriza, mushaka no kugira izo mbaraga zo gukira. Avuze ikintu kimwe, ni decision, ni icyemezo ufata kandi kiri radikari. Birashoboka ko waba waratangiye ushaka kujya iburyo, yagera hagati ukajya ibumoso, ukaba wabura decision ufata. Ariko uyu munsi umaze kumva iki kiganiro, umaze kumva ko Imana ihari kugira ngo itugirire impuhwe, umaze kumva ko ari ngombwa ko nawe wigira impuhwe, ushobora kuvuga ngo birahagije, uyu munsi ngiye kuba uwo ngomba kuba ndiwe, ngiye gufata icyemezo cyo kuba mu byishimo Imana yangeneye mu rukundo. Uwo munsi ugahagarika ukavuga uti ndabyemeye, narakomeretse ariko sinkomeza gukomereka, kubw'ibyo nabwiwe uburyo butandukanye nshobora kunyuramo bwo gukira ibikomere, ngiye kubikora. Icyo tubifuriza rero ni ukubanza kwemera ukikunda, ukibwira uti narakomeretse ariko nshobora kubihagarika, nshobora kugarukiriza ahangaha, naribabaje bihagije, nababaje Imana bihagije, nasenye inzira z'amateka yanjye, ariko uyu munsi nshobora kugabanyiriza hano naringeze, nkongera nkafata chapitre nshyashya. Nicyo rero kintu tubifuriza. Turabifuriza ko umujene watubonye, waduteze amatwi, wumva hari uburyo yabayeho urukundo mu buryo buryoshye, agihagaze neza, nakomerezaho. Umujene wumva mu rukundo rwe afite ukuntu yagiye apfundikanya, yagiye akomereka, ashobora gufata icyemezo cyo kuvuga ngo uyu munsi ndabihagaritse. Fashe n'ibyemezo bikomeye, rimwe na rimwe hari nabo twagiye tugana kuva yafashe icyemezo gikomeye akavuga ati kanaka mbona urukundo turiko turabanamo, turimo turanyuranamo, rudafashije ngiye kumureka. Ni ikintu gikomeye cyane kuba wumva ugifitiye amarangamutima n'urukundo umuntu, ariko avuga uti arimo arabangamira akarere kanjye k'umubiri, akarere kanjye ka roho, ngiye kumureka, biravuna. Ariko ni icyemezo ufata ku bw'ejo hazaza. Kandi hari nabo bagiye babiganira, nabo babaga bari kumwe mu rukundo, bakabona ko ari icyemezo gikwiye gufatwa, bagashyiraho ingamba, bigakunda. Yesu rero arabakunda, Yesu ari kumwe namwe, ariko uyu munsi iyi Saint Valentin ya 2021 ibe Saint Valentin yo kuvuga ngo naba nkennye, naba nkize, haba ari corona, haba hari ibibazo, uyu munsi nshobora gukunda bigashoboka kubw'inyungu zanjye n'uwo tuzakundana. Urukundo ni rwogera. Iki bakunze kuri ikiganiro cya mbere cy'uruhererekane rw'inyigisho tugiye guhabwa zo kudufasha kubaho neza Saint Valentin y'uyu mwaka. Turakomeza kubashimira, dushimira n'abo twakoranye iki kiganiro. Twabonye byinshi, twabonye ko tutari mu isi, atari paradizo, ariko twabonye ko Imana izi ikadusanga muri ayo mateka yacu kugira ngo twereke yuko idukunda. Turashimira rero abaduhaye ikiganiro, Regis na Nikezi turabashimiye, Clement na Rita turabashimiye, na Noella turamushimiye. Tugiye gusaba Noella kugira ngo ibyo twaganiriye muri iki kiganiro adusabire, namwe muzagikurikira kizababere cyiza nk'urubyiruko, mufate ibyemezo bikomeye bizabafasha kubaho ubuzima bufite intego. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Sanganya imitima yo kwemera bagukunde, mureze roho wawe byose bibishya,
zizabone guhinduka. Dusabe Imana wamwishije abakwemera ro mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe gukunda ibitunganye, kunogerwa na witeka kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Nyagasani Yezu, turongera kugushimira kubw'uyu mwanya waduhaye, tugushimira Nyagasani kuko abavandimwe bose baduteze amatwi aho bariho bose, turakwinginze kugira ngo ikiganiro tugiriye aha ngaha kibabere icy'umugisha. Ibyo byose tubisabye twizeye izina rya Yezu Kristo yakoze. Amen. Mwamikazi wa Kireho, Udusabire, Mariya nyina wa Jambo, udusabire ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. turabarekera gukomeza gukurikira ibiganiro by'uruhererekane twakomeje kubabwira, twitegura Saint Valentin. Murakoze.